Yobu yavuze amagambo meza aravuga ngo kugeza ubwo nzapfa. Haleluya! Ntabwo nzikuraho kuba inyangamugayo. Imana ishimwe cyane. Yuzuye umwuka wagira ngo yari yumvishe Yobu arimo avuga aya magambo. Aravuga ngo ubwo umwami Yesu ankunda ndamahoro. Haleluya! Asante Yesu cyago nzaririmba ko ndamahoro. Naburaye nzaririmba ko ndamahoro. Ibyago byabaye byinshi bansohoye mu nzu nzaririmba ko ndamahoro. Narinje kuguhumuriza nkubwira ngo ibigeragezo uri gucamo intambara uri gucamo ntagaruka Imana ikwanga. Indwara yageze kuri Lazaro ntago cyari igihano. Nta nubwo cyari ikigeragezo giturutse kuri Satani. Byari mu mugambi w'Imana. Kubwira ngo iyo Uwiteka ari ubyihishe inyuma abazi icyo ari bukore. Buri muntu kiri muri serikeye bataramushyira mu gituro ngo barenzeho itaka. Haba hakiri amahirwe yuko yakwitsamura kongera akaba muzima. Ariko barinze bashyiraho itaka bagateraho za ndabo. Abantu bahita batakaza ibyiringiro batavuga tubwo nyine basi nyine aheza mwuka. Hari igihe umuntu ajya ahura n'ibibazo akageraho amera nk'umuntu bashyize mu mva barengejeho n'itaka bateyeho n'indabo. Ariko Imana ishimwe yuko ijya yongera ikazura umuntu akongera akabaho. Uwo babonaga yuko yapfuye byarangiye akongera banashyinguye bateyeho n'indabo. Imana ikoresha itegeko. Haleluya! Imana ikoresha itegeko ku buzima bwawe. Imana ikoresha itegeko mu byawe byanze. Birashoboka ko wagiye ucuruza bikanga abantu barakumeneyemo imitanga. Ariko Imana ikuminjiremo agafu. Ikoresha itegeko bwawe wacuzaga bigahomba. Kandi waranguranye n'abandi aho mucuruzanye bakunguka wowe gahomba. Uyu munsi Imana ikuminjiremo agafu. Uyu munsi Imana ikoresha itegeko. Iyo ari Yesu ubyihishe nyuma abazi icyo ari gukora. Impamo ya Mungu. Come on. Imana icikora mugani w'abanyamurenge izibikora izibikora kabisa. Rega abantu baza bayiringira ntaka into iziba. Harya ku izina ry'ubuhanzi bakwitane. Bisajize barahanyuze vuga ngo mana hirya yawe hari abantu bari gukaranga niyo mpamvu wajya ngo uvuga ibintu by'ibitunguru. Nitwakiza Imana Felicien bakunda kwita gitunguru. Imana bwashize hatambutse uvanga Imana ukandire ku kanyenyeri. Yego. Ariko rero Imana ikeneye kudukanda ku kanyenyeri nokuri. Dukandire kugira ngo ibiganiro bibashe kubageraho nuko Imana iba yakanzeho ikimenyetso. Numvishe umuntu nkavuga ngo ryaba ari ipingu. Ni ipingu ry'urukundo. Ni ipingu. Hari umuntu ukubona wambaye akakana kata ibitekerezo yarafite akahita bihindura. Yes, turabasuhuje mwe mwese mukurikiye channel yitwa Iramiro TV. Amahoro y'Imana abane namwe homere ku mpera z'isi zitandukanye. Duhaye ikaze abari mu majyepfo, abari mu majyaruguru, abari mu burasira bwaryo, abari mu burengera bwaryo. Amahoro y'Imana abane namwe mwese mwakoze subscribe turabashimiye kuko nimwe bafatanya bikorwa dufite mu maro cyangwa se mu hariko muri inshuti zakadasohoka. Hanyuma wowe warurwaye Imana igukize, utarufite amara mu mutima Imana yaguhe. Wowe wabonaga nta byiringiro Imana ikongera ibyiringiro, nawe warurwaye cyangwa se urwaje mu bitaro Imana izigukirize izigukize utahe ushima Imana wikorera uburiri bwawe witahire. Hanyuma wari wagize ibyago turavuze ngo Imana igukomeze ukari nyine inkomezi Imana iguhimagaritse mu bugingo bwawe. Nkuko twababwiye rero ko tuzatuza tugafata akanya tukaza tukabaganiriza ku ijambo ry'Imana ku buhanuzi. Erega Imana iravuga no mu cyashura bavuze ngo icyambere nta makuru akarade ko gahora ku musigo ngo umve abandi bageze natwe rero tutuje kubwira abandi aho makuru y'ijuru ageze. Hanyuma rero twakira abahanzi, twakira abavuga butumwa, twakira abatanga ubuhamya, twakira abafite ubutumwa Imana bahaye cyangwa se ijambo ry'Imana byose ni bidushyigikira cyane bidufasha mu rugendo. Hanyuma rero twakiriye umutumishi wa Bwana. Mutumishi asante komera cyane. Tunashukuru Mungu. Tunashukuru ari ahangarangoresheje kweli. Kungurishije Mungu akubarikiwe sana. Aha abatuvanga barikiwe nese barikiwe. Asante akubarikiwe. Asante sana. Ubwo rero nanjye ndavuze ngo asante sana. Mutumishi umeze gute? Meze neza. Muziko byabaye bishyara. Musaje kusa ni positive. No mibyizi. Mibyizi ko umuntu ngaravuze ngo Imana naguteye iteka ngo bagutekera intuza mu mibyizi yayo ndi ndavuze firiti mu mibyizi ukarya kaboga mu mibyizi. Mwambure costume mu mibyizi. Niwe mose wayambara impamo ya Mungu. Haleluya. Come on. Imana icikora mugani w'abanyamurenge izibikora izibikora kabisa. Rega abantu baza bayiringira ntaka into iziba izibiyima yamiziba neza. Harya
ku izina ry'ubuhanzi bakwitane bisajize barahanyuze uvuga ngo mande ubwo nuko wumvishe hirya yawe hari abantu bari gukaranga niyo mpamvu wagira ngo uvuge ibintu by'ibitunguru nitwa Hakizimana Felicien bakunda kwita gitunguru Imana bwashize hatambutse uvuga ngo Imana ikukandire ku kanyenyeri yego sha ariko rero Imana ikeneye kudukanda ku kanyenyeri nokuri dukandire kugira ngo ibiganiro bibashe kubageraho nuko Imana iba yakanze ku kanyenyeri nzo bisamaye nite n'amafaranga byose cyane no kugira ngo ntibi byuma tutadukora bara amafaranga buryo bara amafaranga hanyuma Felicien haryo uvugira cyane witwa nde Hakizimana Felicien habanza Felicien Hakizimana hanyuma wowe Hakizimana Felicien hanyuma hari iki niki kuri iyo chano ya bantu banyarukira bakajya tubizeze iki kiriho hari ijambo ry'Imana mu buryo bw'indirimbo hakabaho n'ibiganiro none hariho izo ndirimbo hariho ama video cyangwa ne audio hariho video zigera nko muri 6 yawe bujya ahubwo ndumva ndakataje rwose ndakomeje urugendo ndakataje Imana igomeze gushyikira yego video gusa nta audio na audio ziriho ziririgise yego Imana igomumugisha hanyuma Felicien tujye kubana no mugabo no musore no mugabo mfitana ikimenyetso numvishe umuntu nkavuga ngo irya bari ipingu ni ipingu ry'urukundo ni ipingu hari umuntu ukubona wambaye akakana kata ibitekerezo yarafite akahita bihindura bati yo uriya yarafashwe disi yabahewe mu rukundo disi dufite abantu b'imboheza urukundo ni kwa kundi umuntu abwiriza akabati sha wari utubwirije yaba utari umusore we ariko iyo wambaye aka kantu hari n'umukobwa ukureba nkatwe babatumishi yari kuntu byina kuntu himbaza Imana kuntu ririmba kuntu ubwiriza kabati umuntu yarafite amavuta y'abatari umugabo atari ukurinze kwipresenta gusa akakana kikabona kabati sha ndahombye iyo tuza kumenyana ukiri umusore natena namukunze ukuntu byinira Imana neza buriya madamu wanjye cyane namukundiye nzakakubwira ubutaha nyicishije amatsiko buriya ikintu cyane namukundiye ko yadurateza agatambaro nkabona biraryo haleluya atazanyumva akwiriye kukugurira bombo yo ku gati ko mu bintu byankuruye murariye mbona atagiye kugenda atiteze gatambwira ati madateka kuko ari mu bintu byatumye navyo binkurura gatambaro kari karimo rwose hanyuma rero mva ko hari byinshi nyine tujya dukundira abantu hari umuntu mukundira ko yabyinye neza hari umuntu mukundira akazi kubwiriza neza cyangwa ari umuhanuzi w'Imana pe ahanura ukabona biraba cyane kuko umuhanuzi buriya yemerwa byasohoye hanyuma Felicien tugiye ko ufite uri umugabo ufite madamu n'abana 3 yewe ne namukuru da ndakuze ne mukuru rwose Imana igumugisha Felicien reka tukwakire dusenyera Imana dukomeze n'izindi gahunda uri data wa twese mwiza turagushimiye uri Imana y'amahoro uri umugira neza uri Imana ishobora byose turakwiringiye asante haleluya Imana ihimbazwe turagushimiye aya masaha utugiriye neza duhaye umwanya wo kugira ngo tuganire turasenze kugira ngo imbaraga z'Imana mwuka wera yurukaganze muri iki gitaramo zina ry'Imana rihabwe icyubahiro haleluya Imana ishyirwe hejuru Imana usho kwamamara amamara Yesu ni wamamare itsinzi ni yawe warayitsindiye igorogota ku musaraba cyubahiro cyawe ntago uzagihundi zina ryawe ryubahwe abera bose turagushimiye abo wagiriye neza abo waremye ukaduha agaciro ukaduha ijambo ryawe turakubashye uyu mwanya nushyirwe hejuru utamerwa n'amahanga yose urashoboye uri nyakubahwa izina ryawe niryubahwe muri uyu mwanya tugisenga tubangamiye ibitavuga Imana katika jina la Yesu mu izina rya Yesu Kristo dufashe mpira imbaraga z'abazimu tuhagurukira kuturwanya katika jina la Yesu mu mbaraga z'amasengesho duhamagaye Imana itwika igakongora mu izina rya Yesu Kristo reka imbaraga zawe n'umucyo wawe mavuta y'Imana tuweho kiganza cyawe kiturambukire kuko Imana ishoboye byose mu izina rya Yesu Kristo amen amen hanyuma Imana igumugisha Felicien tuzane ubutumwa buhe bazaniye ijambo ry'Imana rifite intego ivuga ngo sobanukirwa ese umukristo nyakuri usenga arageragezwa hari abajya bahura n'ibibazo
bakibwira yuko wenda ari igihano cy'Imana, bakavuga ati wenda buriya nuko nakoze ibi n'ibi, ariko nagira ngo nkubwire ngo guhura n'ikigeragezo ntabwo ari ingaruka, nta nubwo ari n'igihano. Imana ijya yemera ko bitugeraho. Yego. Hanyuma banza dusomere ijambo turebe uko bimeze. Ndabakiriye mu ijambo ry'Imana muri aya masaha, aho muri abari mu kazi, abari muri pause, abari mu mamodoka mutwaye, abari mu ndege, abari mu ivugabutumwa, aho muri hose hatandukanye, ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Ndabakiriye mu ijambo ry'Imana. Reka tuganire ku ijambo ry'Imana mu mwanya mutoya. Dusanga mu gitabo cya Yobu. Turasoma mu gice cyaho cya mbere, turasoma umurongo waho wa 13 turageza kuri 17. Twumva ijambo ry'Imana ritubwira. Igitabo cya Yobu ni igice cya mbere, turasoma umurongo waho wa 13 tumanuke tugeze 17. Ni mu isezerano rya kera, ni ku rupapuro rwa 480 mu isezerano rya kera cyangwa se rikuru. Reka dusome mu izina rya Yesu. Titire y'amagambo iravuze ngo Imana yemerera Satani kangahe? Yobu igice cya mbere umurongo waho wa 13. Yego, nanjye reka magere. Yobu igice cya mbere umurongo wa 13. Yego, kugeza 17. Titire y'amagambo iravuze ngo Imana yemerera Satani kumunyaga no kumwicira abana. Ni 13. 13. Reka ngufashe. Nacyago tuzagakata munaribi. Ongera nsomera. Reka dusabe Eliya dufashe adusomere igitabo cya Yobu igice cya mbere murongo waho wa 13 ageze 17. Tuganire kuri ayo magambo, twumva Imana ivugana natwe muri iri jambo. Murakoze cyane. Reka dusabe mu izina rya Yesu. Titire y'amagambo iravuga ngo Imana yemerera Satani kumunyaga no kumwicira abana. Maze umunsi umwe abahungu be n'abakobwa be barasangiraga banywera vino mu nzu ya mukuru wabo, nuko haza imbitsi kuri Yobu iti amapfizi yahingaga n'indogobe zarishaga iruhande rwayo, maze abasheba babyisukamo barabinyaga, ndetse bicishije abagaragu inkota. Ninjye warokotse njyenyine wo kubikubikira. 16. Akimara kubika ibyo, haza undi ati umuriro w'Imana wavuye mu ijuru utwika intama n'abagaragu birakongoka. Ninjye warokotse njyenyine wo kubikubikira. 17. Akibivuga haza undi ati abakarudaya biremyemo ibitero 3 bisuka mu ngamiya, barazinyaga ndetse bicishije abagaragu inkota. Ninjye warokotse njyenyine wo kubikubikira. Komeza. Akibivuga haza undi ati abahungu bawe n'abakobwa bawe basangiraga banywera vino mu nzu ya mukuru wabo. Nuko haza inkubi y'umuyaga iturutse mu butayu, ihitana imfuruka 4 z'inzu, maze inzu igwira abo basore barapfa. Ninjye warokotse njyenyine wo kubikubikira. Mwakire ijambo ry'Imana. Imana ibahe umugisha mwebwe muduteze amatwi mwumva ku ijambo ry'Imana. Nagira nkubwire ngo tubazaniye ijambo rivuga ngo Imana ijya yemera ko n'umukiranutsi ageragezwa. Abantu benshi ntabwo baragasobanukirwa impamvu ibigeragezo ari ngombwa ku mugenzi cyangwa se ku mukiranutsi. Rimwe na rimwe hari igihe umuntu usenga iyo ahuye n'ibigeragezo cyangwa agahura n'intambara, abantu batizera cyangwa badasenga rimwe na rimwe bumva yuko ari igihano Imana yamuhaye, ariko nagira ngo mbabwiye ngo ntago ariko biri. Usomye neza iki gice cya Yobu ugakomeza ukakirangiza, harimo amagambo atugaragariza bimwe mu mpamvu byatumye Yobu ageragezwa. Yego. Yobu ageragezwa
ntago ari ibyaha yari yakoze. yego hari n'ijambo nasomye rirambwira ngo Yobu kugeragezwa kwe bita agatsi. Yobu yazize agatsi. yego mu yandi magambo Yobu yararenganye. kuba ibigeragezo byaramugezeho ntago ari kubw'igihano, nta kosa yari yakoze. Satani ajya gusaba Yobu, yaragiye ajya imbere y'Imana abwira Imana ati impamvu Yobu agukiranukira akakubaha nawe ukaba umwirata, wamuhaye amatungo, umuha abana, umuha ifeza n'izahabu, umuha ingamiya, ibintu byose urabimuha, ariko buriya bimwatse yakwihakana. Imana yangije avuga ngo Yobu ndamuzi n'umukiranutsi wanjye, nibyo niyo yaba atanabifite yakomeza akanyubaha. Haleluya. Amen. Yobu yavuze amagambo meza aravuga ngo kugeza ubwo nzapfa, haleluya, ntabwo nzikuraho kuba inyangamugayo. Imana ishimwe cyane. Muririmbyi yuzuye umwuka wagira ngo yari yumvishe Yobu arimo avuga aya magambo, aravuga ngo ubwo umwami Yesu ankunda ndamahoro. Haleluya. Asante Yesu. No mu byago nzaririmba ko ndamahoro, naburaye nzaririmba ko ndamahoro, ibyago byabaye byinshi bansohoye mu nzu nzaririmba ko ndamahoro. Yesu amenya ibyo nkunda byose. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Haleluya. Narinje kuguhumuriza nkubwira ngo ibigeragezo uri gucamo, intambara uri gucamo ntago ari uko Imana ikwanga. Akenshi impamvu usobanukirwa impamvu Satani aturwanya, wakwibaza ngo ni iyihe mpamvu Satani arwanya umugenzi ujya mu ijoro? none yego ase nkoragoyera nta kibazo. wavuze ngo dusobanukirwe. Yego ni Imana ni Satani uteza abantu ibigeragezo gusa cyane? Imana hari igihe bigiramo uruhare? Imana ijya ibigiramo uruhare. Gute rero? Igihe kimwe umukozi w'Imana igihe kimwe umukozi w'Imana yari inshuti na Yesu, ndavuga Lazaro, benshi muramuzi muri Bibiliya, izo nkuru murazizi. Lazaro yari inshuti na Yesu. Igihe kiza kugera Lazaro ararwara yenda gupfa. Barangije batumaho Yesu, bambwira ati ukunda ararwaye ararembye cyane arenda gupfa. Yesu yababwiye ijambo, arababwira ngo iyo ndwara ararwaye ntago ari iyo kumwica, ahubwo niyo gutuma izina ry'Imana rigira gute rihimbazwa. Indwara yageze kuri Lazaro ntago cyari igihano, nta nubwo cyari ikigeragezo giturutse kuri Satani, byari mu mugambi w'Imana. Shatse kukubwira ngo iyo Uwiteka ari ubyihishe inyuma abazi icyo ari bukore. Niyo mpamvu batumyeho Yesu, barambwira ngo ukunda Lazaro ararembye ararwaye arenda gupfa, bamutumyeho ngo aze kumureba. Arangije muri ya mvugo ya Kinyarwanda bavuga ngo baca amazi, arabihorera. Abandi bavuga ngo ngabafungana umutwe. Araceceka, mbese mu yandi magambo arabihorera. Ariko yarazi icyo ari bukore. Yarabizi neza nubwo arwaye yuko iyo ndwara atari iyo kumwica, ahubwo ari iyo gutuma izina ry'Imana rihimbazwa. Haleluya. Iye arangije ngo barongeye bamutumaho inshuro ya kabiri, barambwira ati ukunda byarenze no kurwara, noneho yitabye Imana, yapfuye. Yesu ntiyigera hagera ngo ajye kubafasha gushyingura, kandi ababwira yuko ari inshuti na Yesu, yuko bakundana. Barivovota bavuga ati Yesu abona tubwire ngo akundana na Lazaro, arware tumutumeho yanga kuza kumusura, agere nubwo apfa yanga no kuza kudutabara. Barijojota mu mutima bashiki ba Lazaro. Ariko igihe kigeze haciye iminsi 4 Lazaro baramushyinguye ari mu gituro, byararangiye, umubiri we waranutse, mbese yaratangiye kujoga inyo, reka mbivuge muri ayo magambo. Aho bumva ko bitagishoboka, buri umuntu kiri muri serikeye bataramushyira mu gituro ngo barenzeho itaka, haba hakiri amahirwe yuko yakwitsamura kongera akaba muzima. Ariko iyo barinze bashyiraho itaka bagateraho za ndabo, abantu bahita batakaza ibyiringiro, bahita bavuga ubwo nyine basi nyine aheza mu ijuru. No mu buzima bw'umwuka hari igihe umuntu ajya ahura n'ibibazo akageraho amera nk'umuntu bashyize mu mva, barengejeho n'itaka, bateyeho n'indabo. Ariko Imana ishimwe yuko ijya yongera ikazura umuntu akongera akabaho. Uwo babonaga yuko yapfuye byarangiye akongera akabaho. Imana ishimwe cyane. Hanyuma Lazaro
amaze iminsi 4 ari mu gituro apfuye, Yesu igihe kiragera araza. Mariya na Marita babwira Yesu atari ko ubu ngubu iyo uza kuba uri hano umusaza wacu ntaba yarapfuye. Arangije ababwira amagambo akomeye, arabwira ngo sinababwiye ngo nimwizera murabona ubwiza bw'Imana. Ntabwo wabashije kumva icyo avuze muri ayo magambo. Yabwiye ijambo ry'ubuhanuzi rikomeye cyane. Bati sinababwiye ngo nimwizera murabona ubwiza bw'Imana. Yesu amaze kuhagera yababwiye ati munyereka aho mwamushyinguye. Barahamwereka, arangije aravuga ngo Lazaro, arahamagara akoresha itegeko. Haleluya. Muri uyu mwanya ndagira nkubwire ngo ku byawe byapfuye banashyinguye bateyeho n'indabo, Imana ikoresha itegeko. Haleluya. Imana ikoresha itegeko ku buzima bwawe. Imana ikoresha itegeko mu byawe byanze. Birashoboka ko wagiye ucuruza bikanga, abantu barakumeneyemo imitanga, ariko Imana ikuminjiremo agafu, ikoresha itegeko. Ubucuruzi bwawe wacuzaga bigahomba, kandi waranguranye n'abandi, aho mucuruzanye bakunguka wowe gahomba. Uyu munsi Imana ikuminjiremo agafu, uyu munsi Imana ikoresha itegeko. Iyo ari Yesu ubyihishe nyuma abazi icyo ari bukore. Nagira ngo usobanurire rero, usobanukirwe ibigeragezo uri gucamo, intambara uri gucamo, ntago ari uko Imana ikwanga, ahubwo no kugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri wowe. Amen. Imana ishimwe cyane. Amen. Haleluya. 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 Imana ishimwe cyane. Imana itugirire neza cyane. Muri aya masaha ndumva nejejwe no kuguhumuriza no kugukomeza, nkubwira ngo nubwo wabonaga bikugeraho ntago ari igihano, humura komera, Imana iri mu ruhande rwawe. Amen. Ntago yagusiga, ntago yagutererana, iracyaduretse ku mugongo wayo. Imana ishimwe cyane. Amen. Nagira ngo nkubwire ngo iyo ahari amavuta niho hagishisha. Yego. Iki ni ikintu gikomeye kitumvwa na buri wese. Ahari amavuta niho hagishisha. Kandi ahari ubutunzi niho Satani ajya, niho abajura bajya. Ubundi wowe wirebye ubwawe, isura yawe, ibyo utunze, ifeza n'izahabu ntabyo ufite, isura nziza ntayo ufite, ariko wakwibaza ngo ni iki gituma Satani andwanya? Akurwanya koko. Najya nkubwira ngo ubutunzi ufite, zahabu ufite muri wowe ituma Satani aguhiga, ituma Satani akurwanya uko bwije uko bukeye. Ninde wageragejwe, ninde waburaye, ninde banze, ninde batutse, ninde bagambaniye, ninde wafuzwe. Impamvu ibyo byose bikwituraho, igituma Satani akurwanya ni umutungo witwa Kristo utunze muri wowe. Icyo cy'agaciro utunze muri wowe nicyo gituma Satani aguhiga kugira ngo akikunyage. Ntago intambara uri guhura nazo ariko ubw'umuceri utunze mu nzu, oya, ahubwo Mwuka Wera uri muri wowe, uwo niwo Satani ashaka kukunyaga ngo umere nk'abandi bose. Icyo cy'agaciro ufite, amavuta ufite atuma ubwiriza abantu bakagukunda. Ayo Satani niyo ashaka kukunyaga kugira ngo utagaciro. Niyo mpamvu Satani akurwanya kugira ngo ukore ibyaha, uzime utagaciro, wibagirane, ntuzagaruke kuri mikoro. Icyo cy'agaciro rero Kristo uri muri wowe ukirindishe kubaha Imana no gukunda ijambo no gusenga no gukiranuka, wirinda ibibi. Imana itugirire neza cyane. Amen. Haleluya. Urakoze cyane. Asante. Yego. Urakoze cyane. Tambutsa nimero zawe. Nimero zanjye ni 078 49 11 750. Iyo niyo nimero ya WhatsApp mwadushakiraho tukaganira. Imana iduhana umugisha. Uri n'umuhanzi, umuvugabutumwa, uri umucuranzi, bagukeneye ko baza wajya gucurangira wabo cyangwa wajya kuririmba iwabo cyangwa kubwiriza iwabo, ibyo byose bagomba kuri izo nimero. Hanyuma kora subscribe, share, like, comment, usangiza n'abandi. Mwese ko bari mu kiganiro cyacu turabashimiye. Hanyuma nyine twari kumwe kubanga bijyoma nacyo temaniriya. Imana bamugisha shalom, ciao ciao ciao. Asante.